Hello guys, hari igihe umuntu aguhamagara utazi nimero ye warangiza ukajya mu bintu byinshi kandi ntago uzi yuko wareba uwo muntu uguhamagaye ugahita ureba amazina ye ukareba niba umuzi cyangwa niba utamuzi, cyangwa se umuntu akagukorera ibintu bibi kuri simukadi bityo rero ugashakisha amazina ye ukayabura, kandi muri telefone yawe ushobora kuba wareba amazina ye nyakuri abaruye kuri iyo nimero. Muri iyi video rero ngiye kuba nakwereka uburyo ki wareba iyo nimero ukoresheje telefone yawe. Naho rero ubana nanjye muri iyi video kugeza irangiye, urahita usobanukirwa uburyo ki nawe wabasha gukoramo ibyo bintu. Noneho niba uri mushyashya rero kanda subscribe kuri iyi channel yacu, nurangiza ukande share, nurangiza uduhe na like ndetse na comment. Noneho rero fata telefone yawe tugendane akantu ku kandi kugira ngo utaza kuba wasigara ugacikanwa iyi video ikarangira nta kintu na kimwe ubonyemo. Urajya hano hamagarira sasa rero hano gutya, okay? Nurangiza urahakanda gutya. Ngiye kuba nabereka uburyo wabikora kuri Airtel, nzabereka nuko wabikora kuri MTN. Noneho uzagenda ukande akanyenyeri 500 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 akanyenyeri, ushyireho nomero ushaka kuba wareba, okay? Noneho reka njye nshyireho izi nimero 073 no, okay? Noneho numara kwandikaho izi nomero rero uzahita ukanda akanyenyeri 50 urwego, okay? Nurangiza uzahita wemeza uhamagare urebe, okay? Urareba ko ibi bintu birakunda. Weho ikintu uzaba ushaka ni ukureba izina ry'uwo muntu, ibindi uzabyirengagize, okay? Dore amazina ye nyakuri, dore ngaya, okay? Ngaya hano. Ubwo rero umuntu ashobora kuba yagukoreye ikintu kibi cyangwa se yakwibye amafaranga cyangwa se ataguhaye ibikwiriye cyangwa akakohereza message mbi, ukabasha kuba wareba iyo nomero, okay? Noneho ubwo rero nizere ko wabonye ibi bintu kandi wamaje gukanda subscribe ndetse na like, share ndetse na comment. Uri umuntu w'umugabo cyane. Tuzasubire mu yindi video itaha.